kumenya nyine nta muntu ugomba kunanirana mu kigo cyanjye reka ngo yaba ahereye hehe kizamiba gikurikirane neza. Yego direct ndakumva cyane. Nizere ko muri icyo kigo nta binyeshuri byananiranye. Bananirana abanyeshuri barananiranye kuko ubu ngubu tuvugana mfite dosiye y'abanyeshuri bari ku rutonde rwose bigize ibirara. Ahubwo ngenda ndabona ari uguhamagara pandagare kuko akazi si ubutwa turi gukora iki. Izo mbesire zinanirana gute? Iki kigo ni icyabanyina. Bwira imbesire vuba zijye kuri Rassemblement ndaje nze nzihasanga. Reka nze ahubwo mfite amadokima menshi wowe ngwino ushaka ukuntu bakira ku murongo noneho ndaje twige ku bibazo byabo kuko abo banyeshuri batwirukanisha da. Uze twaba turi gukora cyangwa twaba turi mu biki. Reba ukuntu bikemura ngereka ngebe dokima. wowe gusa irigiza gusa my baby urimo satani ntabwo ari gusa ucikamo mabonari sasindamo mabonari muweho masinyori nataka kumapicha fofo tunakoze ibirombe bashaka gukaba kaba noneho Bruno si bishanete noneho uhagaze ndagaswingingira. She what? Nyumvira inguti yandagaska ibi birombe uza niba narabikuye muri za Turkiya niba naragiye guha none ino nzoga iba ndimo ndanywa aha niba narayikwewe ni wahavuga ariko mva nkubwira ibyo twikora byose uyu munsi twakerewe noneho hani material yatwica pe ubundi subu naga ari hari imbere babari rumbwira reka tugende duhengereze turebe ndagaswingingira ariko urimo satani ntabwo ari gusa ndabona ikigo noneho n'abanyeshuri barimo ndagaswe mbanza bro ndebera ku isaha mwana ndebera ku isaha igihe tuhagereye saa 5 bro saa 5 kandi tugomba kwinjira saa 1 za mu gitondo none twe twizeye kwigira saa 5 shani materi none haratwica ndagaswingingira ibyo twigize bro twinjire nk'ububandi gisirikari kabisa inama niyo nakundi ndagaswingingira ahubwo twagiye urimo satani ntabwo ari gusa bro reka tuvuke ino minyati ntabwo twayigeza mu ishuri animateri yahita twica ahubwo reka tuyishyire muri icyo gikapu cyawe gira vuba turongera tuyisome amacika arangiye aswengenge katuyibike ubu ngubu kata tugiye gukoresha mukita tugenda twiruka twinjira mu ishuri diregita ahubwo twagiye harahugera ibintu bikagucanga ise karagera ku mutwe iyi ni imyambarire niba iki wambaye sha design mba nacutse n'ubu tubona se ariko ubu koko ikigo cyanjye mu karere ka Nyanza cyangwa kiba aricyo kibi cyanyuma koko ubu mumfashije mukihana ibyo bintu byabatwara iki nyemera ni matere ndagasa ngo twihana koko abantu b'amaji nkatwe b'abasitari turapa mbanze nkurapere wumva jane pique tous les piliers du ripate kutu pese tunumba cyane urimo satani ntabwo ari gusa Ensuite, sous droit. Je ne veux pas le temps. Sérieusement, c'est vrai vraiment. animate uri kuduhora ikiko uri kuduhora icyo vugisha Kuba ugukubita nta rwango
byanyu ahubwo ndashaka ko mwafasha mugahinduka ikigo cyacu kikaba cyiza uturinete ukadukuramo ukadukuramo nawe umusatsi ukiyogoshesha akane mare tujye kugisha ukuri wakubita umwana w'umuntu urushyi rungana nka kuriye ngende ihene ndi inzovu se tujye dushyira mu rugero abayobozi b'iki gihe bagira ngo nange muza kwigisha mwakwikiyemo akantu tujye tukabagwa na sha uze tujyane Yego machaka no kurongora. Machaka no kugira utombe si ubu tuvugana muhaguruke sitanda maguruka yewe umuyobozi mwiza ariko unahagurutse abanyeshuri ba nawe nako ubu rero ubu tuvugana hagarara neza uza ahantu mbajyanye mwihaniro mwebwe none se sha ubundi buriya rero nuko utabizi niwe munyeshuri wenyine mfite ahubwo se ubu ngemba mbona wakagira inama bagenzi bawe ugashaka ukuntu mubigisha dore ikizamini kigiye kiregereje iminsi yakujya nyakubahwa muyobozi rero bari abahungu nta kuntu natagize noneho uzura w'ibitetire byo mu mutwe papa we ni umukungu ariko inka numva amakuru ngo uriya muhungu araziba akazijyana iwabo uriya muhungu w'amatetire n'igisambo kibi cyane papa we ufite amashyo y'inka guhera mu gihembwe cya mbere atarishyura amafaranga y'ibiryo ndamuharambuye yamaze kunyishyura ibi nabyo ahubwo njye nari maze kuvugana na animateri ambwira ngo yabafashe bana reba amasaha baba baziye ubu se saa 5:30 zirageze nyakubahwa regite ngiye mfite intego imwe yonyine iyihe ntego intego yo kwiga nkarangiza hari abana benshi nyuraho mvuye ku ishuri bicaye ku muhanda abarara mu mateme abo bose ndashaka kuzabafasha akabasubiza ku ishuri icyo gitekerezo nicyo ahubwo njyewe nukenera n'ubufasha uzambwire ngo ufashe ariko ntibazagushuke bari abana b'ibirara birirwa mu muhanda ngo nawe ubikirara dore mu manota namanitse urutonde hariya nabonye ari wowe uza ku mwanya wa mbere wowe ushaka ukuntu wigisha bagenzi bawe so ubundi ibindi byose bizakemuka reka izo ntego uzazigeraho ntabwo bisekeje rwose izo ntego uzazigeraho niwiga neza ugatsinda ukanigisha bagenzi bawe hari uwitwa Claude muri mwebwe ni njyewe muyobozi ubwo suririza wirizi papa wawe yakohereje kwiga nibyo aba yagutumyemo kuza kwirirwa unywa ibitabi byo gibyo babaza CPC nimero ya sura yize mu mutwe ndacyakubaza nimero ya so urayizi mu mutwe nimero ya papa urayizi ntayo nimero kigizwe n'imibare 6 ariko abandi banyeshuri bigana ibisatsi bimeze uko Kosha wowe niwe bita ndekwe tingi ni wowe ndashaka nimero zanyu z'ababyeyi banyu mwimba ariko murazima mwamaze kuryama hasi murazima amawe nabona yashyiramo nimero zazo vuba gira vuba shyiramo nimero gira vuba aka kanya gira vuba wininza kandi reba ko ndashaka abakiro naco shyiramo nimero we
cyangwa nk'icyo dore neza umuyobozi. muhamagare uvugana nawe. Allo? Ni papa uwo bita Claude ku kigo cya GS Gasoro. Umuhungu wawe niho yiga. Ko tugukeneye twakubona. Hari agakesi twari duhuriyemo gatoya. Niba twakubona waza nta kibazo. Nka nyuma y'iminota 5. Sawa urakoze. Vuga nawe nimero za se. gira vuga we Akira. vuga vuba. 074 83 zuzu. urongera kuzana ibintu 07 kangahe gira vuba 74 84 amacenda 3 anza nizo ngizo. Yes ni master muvugana. Wa wundi wo ku kigo hamwe ureresha umwana wawe bamwiki. Ndashaka kuza aka kanya. Nubundi ngo wari ufite gahunda yo kuza. Ni sawa gira ubanguke hari akantu nshaka ko tuganiraho gatoya. Kuzo watoto mushaka kunyinjira indoto navukiye kukabike iyi gang irukuru ni bang izi bitches kuchi ni stress wazumbaza iki havutico umuziki hato ugiye heza ngiye kureba icyana cyanjye harangiye kukigwiramo numvisha abantu mizago cyaguye mu makesi ariko ngiye Yedere bitewe amagero ntagambira ngo umwana wanjye ngo yananiranye ku ishuri. Ariko bambwiye ngo ayoshwa n'uwawe. umwana agenda nka se ntabwo wanjye yamwoshya rero ubwo nawe usanze wari usanzwe ukubagana nk'uko wawe akubagana wanjye ntabwo akubagana. Ubundi viye ko ntaratse ubundi wagwaye. Ahubwo si igipeti cyanjye ko kiryamye hasi. Kiri muzihe igipeti. Nzayiteze. Jya hejuru wowe. Jya hejuru hamwe mushenzi. Dameko. Mam. Bakimeze. Direct. Ko ndeba nta mubyeyi nta n'umwana bose ari kimwe. Mbere ya byose muri bano babyeyi habanze hanyereke mama wa Claude cya kindi bita Claude. Nuwe muri mwebwe. Direct. Nyine mama we ntago yari yabonetse ariko nyine hari haje papa we. Ubwo batwereke buri muntu ni n'umwana we kugira ngo tubone uburyo. Mbere ya byose rero banza nyishyura amafaranga nakoze total isanga ni 250 kuva yahereye mu wa mbere arya atishyura. Ndashaka amafaranga mbere yuko mwirukana ugahita ujyana umwana wawe akajya kumureresha ahandi. Direct. Uza amafaranga naho uyu mwana wanjye 150. Wangiza ngo mwishyure school fees yikise. Ayaguwe ko nyera namuhaye reba imyenda manambaye. Urabona ngiye ndi umuntu wo kujya mideni. Narayamuhaye gwera yari iki kirara mugenzi we ntago mbizi. Rero twebwe hano tuba twarahaye ububasha na leta ngo turira abana ntabwo tuba twaraje kuborora. Ubwo rero iyo batunaniye turabareka bakagenda cyakoze cyo hasigaye tekinike yanyu tugiye kubahanira mu maso yanyu ubundi nibatisubiraho muzajyana abana bana. Nibyo Direct tugomba kubahana rwose mutumiza akanyafu tubanyuzeho nyine n'ababyeyi babo bahari kugira ngo nuno munyeshuri hato batazamurarura dore niwe w'ingenzi twari dufite muri iki gihe. Ariko sema igihe mwadukubitiye cyose ntago muraranga hamwe. Ariko se kuko mwashize n'umuyaga ko umva ubu rero ngiye gutumiza inkoni tubahane. Uyu buri mwana ndamukubita inkoni 100 ubundi mu bacyure bazagaruke kwiga ku wa mbere. Umva munyeshuri wanjye genda nzanira inkoni. Ibitoya cyangwa ibibando. Ndashaka kunzanira inkoni z'ibibando ebyiri nziza. Nyaruka ubanguke nyaruka. Ndafasha mukubise half time ndamukubite full time. Fasha. Mwakina n'imiyaga bayobozi. Ryama. Urimo satani ntabwo ari gusa
nyuma yo kubanyuzaho akanyafu gahunda mufite ni iyihe Ngiye kwisubira ntabwo tuzongera kukubagana kunywa ibiyobyabwenge. njye nkorera tide ku gihenzi nduka njye kuri asamburema mwarimu mukurikirane Nanjye amafaranga bari bamwe ntabwo nzongera kuyanywera ibiyobyabwenge n'ibintu by'ibitabi n'iby'ibivanga.